ubu turayirisetinze. So noneho igikurikiye tugiye, kano kanya gasigayeho naka scroll bar yo hasi nyine, bo kugira iyo bar izeho, uburebure ndabuha kambohe 800. So iyo uzi yuko coding ari ya nyuma kuri ntuza, ntabwo ari ngombwa kongera gushiraho semicolon, ntabwo ari ngombwa, ushaka wayihashira cyangwa ukayihorera. Okay, bare yacu yahise ihaza, urabona yuko ibintu ni sawa. Noneho okay, igikurikiye tugiye gushiraho iyi text yacu yitwa Facebook. Iyi Facebook rero okay, ndakoresha head 1. Okay, Facebook refresh see. Okay, Facebook. Noneho ndahita nza hano muri CSS, nandikeho header class yacu. Noneho ngiye guhindura iki, ngiye kurwana n'icyo bita iriya Facebook, kuyihindura kugira ibe Facebook ya nyayo. Ubwo ni head 1 twakoresheje ngo noneho okay, reka manze nyihe font family FB, nyihe nanone size, font size kanye 25, pixel. Okay, color igomba kuba ari umweru ni F3. Ikindi okay, igomba kwimuka ive hariya mu nguni, bitewe hano ngomba kumenya distance iri hano, umwanya uri hano kungana, kugira ni 185, margin left 185 pixels. Nanone hejuru, mvuye hano hejuru mirongo 31, margin top 31, save. Okay, so aha biri kumanukana naki na header yacu. Header yacu ari iki, ari ubu bururu. So kugira bidakomeza kumanukana, muno ndongeramo indi yo bita float left. Okay, reba yuko nibura hano hano ibaye neza. Ngiye kuyiha fonte iriya Facebook yacu iyo twanditsemo. Noneho ndayita hano, kuko nayise FB niryo zina ryayo,
noneho hano ndi gukereya nyine fonte nyine, ntabwo iri muri system nyine muri ni fonte iraza kuba iri muri folder yacu nyine ya Nice FB. Ndayifunga, noneho nandike source, noneho nandike noneho link. Okay, ahantu fonte yacu iri ni hehe? Ntabwo iri muri folder, so utudomo tubiri. Okay, noneho nze kureba izina ryayo, copy, ni TTF true type font file, ubwo mu magambo ahinnye akaba ari TTF, paste dot TTF, ngiza nkisevinga, refresh zacu, ubonye yuko tubonye fonte Facebook fonte. So size iracyari ntoya, reka ngire 35. Okay, ndakeka ko hano ni sawa. Noneho igisigaye tugiye gushiraho iki gice cya hano. Iki nicyo tugiye gukurikizaho. Iki gice rero kugira tugishireho, dufitemo email or phone na password, tukagira na box, input box zo bashiramo text zacu. Iki gice rero nacyo ubwo gifitemo ibice bibiri, ni iki gice nanone iki gice kikagiramo ibice bibiri, ari cyo kino gice n'iki gice. Tudashaka ko byabasha kuduconfusinga, so twakoresha nyine ibyo bice bitatu, tukavuga ngo iki gice uko kingana gutya, cyangwa tukavuga iki cyose uko ari bitatu. Ubwo ni email, password na buto. Nanone irimo ibindi bice bitatu, ari cyo kino cya mbere, icya kabiri, icya gatatu. Okay, email yibe, password yibe login. So ibi nibyo bice bitatu dufite, nibyo tugiye gukora. Muri email dufitemo paragraph yitwa email or phone. Noneho muri icyo gice tukagiramo input, turebye hano name turayigira email, noneho tugire type iraba text, Okay, noneho naha ni ibisanzwe,
noneho turafata byose hano tugire copy tugire paste yaduhinduremo hano name iraba password type ni text noneho hano hari ni password nayo okay. So hasi nanone hari turaza gukenera iyi nanone tugire paragraph for forgotten password of forgotten account. Okay. So, dusevinze hano tukareba ibyo dufite hano yangibi hano noneho ikurikiye okay tugiye kubipanga kubyordona neza header cast okay ndagira float left okay. So noneho inze copy paste paragraph okay ngire font family Arial okay 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 reka manze nshake font kuri online ntabwo iriya font ndi kwibuka neza ukuntu bayita sans selfie okay. Copy paste save font size dukoresha 12 pixels igomba kuba ari umweru igomba kuba ari umweru color F okay ikindi okay ndakeka ko yanebyo kire save
hano tukarefureshisa, wabonye yuko ibintu byose bimeze neza. So igisigaye ngiye kuzitondekanya noneho ku murongo ku murongo. Hari twari twibagiwemo iyi log button. Okay, turagira log n. Okay, noneho dufite amakarasi angahe? Atatu. So harimo iyo bita email, for left. Indi karase irimo yitwa pass, ariyo password, nayo float left. Indi irimo akaba ari log refresh se. Okay, babonye ko zise zijya ku murongo noneho umwe. So ngiye gutangira noneho kugenda ndi kuzimura. Okay, hagati kuva hano ry'iyi Facebook, ry'iyi titire Facebook n'iyi box ahantu itangiriye harimo espace ingana iki? Espace rero turayimenyera hano. Za pime hano keze naha. Okay, ingana 434. ubwo kuko biriya byose bitatu birihe, byose biri muri class yitwa header cast. Iyo header cast rero niyo turamuvinga byose ibitwarire hamwe. Ndagira margin left, twabonye ko ari 434. 434. Okay, kiri save. Okay.